Yes, nk'ibisanzwe leta dose Kigali Rwanda kuri TikTok murabizi mu mwanya wanyu twabazaniye ikiganiro gitandukanye n'ibindi byari bisanzwe bihari ariko turakeye cyane ndi kumwe na mugenzi wanjye reka bibwire. Yes, nk'ibisanzwe mazina yanjye ni Uwingabire Delphine, YouTube channel ni Delphine Official. Ikiganiro uyu munsi tubazaniye ni show y'umuriro byadanje. Aho ubona n'umuntu uzi ko muri kumwe kandi mutari kumwe. Yes, ni ibintu bitubabaza cyane bya buri munsi baze kuba wabwira umuntu ati se ejo ufitanye gahunda twawazamurekeje ahantu yarangiza byagera kuri finale mwana bipanze night yose muri kumwe ariko bugacya akwigarana. Ese inshuti ni iki? Inshuti ni iki buri? Jewe buriya ukuntu mbibona umuntu nita inshuti yanjye ni umuntu mbona ko tuba turi kumwe ibihe byose, nagira ikibazo akambimfashamo akaba yampumuriza, mbese muri makeya ni wa muntu mba hafi kandi icyo gihe ukwita inshuti mwamuziranye ni wa muntu ubitsa amabanga yawe, niyo nshuti. Aba ari nk'umusaza wawe cyangwa aba ari nka murumuna wawe, iyo umubitsa amabanga gutyo aba ari nk'umusaza wawe cyangwa umushiki wawe. Kuko siniyumvisha ko wafata ati njyewe mabe ejo dufitanye gahunda yo kuzahajyana aha, sibyo? Ese aho hantu harimo amafaranga cyangwa nta mafaranga harimo, ukabimubwira byose detaye akumva nta mafaranga harimo, nyuma yaho akakwihinduka. Ikindi buri inshuti ari n'umushobora kugira inshuti atari uko ari murumuna wawe cyangwa umusaza wawe, wa muntu wisanzura, wa muntu wawe, wa muntu w'ubuzima bwawe, wa muntu uhora hafi yawe, niwe nita inshuti. Ko umushiki wawe cyangwa umusaza wawe hari igihe aba atari inshuti yawe ubwira byose, ariko hakaba hari umuntu w'umumaro ubwira byose. Ariko nyine ikibabaza ni ukuntu uzana umuntu mu buzima bwawe uzi ko muri iyi nshuti mubwira buri kimwe cyose akabisi n'agahiye musangira, kuri finali akaguhinduka. Mbese turi kumwe, uranyereka ko turi kumwe ariko tutari kumwe. Njyewe nshobora kuba ndi kugusekera ariko uwo ndi gusekera ntamuzi, wowe uko ndi guseka ariko wowe urimo urahemukenya amenyo, uvuga ati wenda ubonye ndabambwira n'ibiki nakomeza mbwira umushinga we nanjye ngiye kuhita munyamo musubize hasi. Ukuri kumusekera we ari gupanga afite mu mutwe we, cyangwa se ukuri kumusekera akatavuga ati okay, ariko kuvugana n'umuntu ku ruhande ati kana afite umupangu uyu n'uyu, akajya ajya kuri telefone umva se afite umupangu uyu n'uyu akugamba ejo azakora gutya na gutya, ubwo rero bitunganye mu kanya uze kuza ubinyemo ntabaza kandi ngo ni inshuti yawe. None ukajya kubona ya gahunda wapanze igeze finali irapfuye kandi nta wundi muntu wabibwiye, niyo ya nshuti yawe. Ese ukumva ya nshuti atari yakugambana cyane? Yes guys, ibintu bijyanye n'inshuti. Ese inshuti ni iki? Ese inshuti ni umuntu muhorana cyangwa ni umuntu nubwo yaba ari hehe byitwa ko ari inshuti? Ariko inshuti ni gufasha mu bibazo cyangwa inshuti ni kuba hafi? Ni kuba hafi. Ikuba hafi gute? Buriya rwose nkatwe abakobwa hari ukuntu umuntu akenera kujya ahantu mu bukwe akaba yagutira umwambaro. Noneho reba imikenyero urayireba ukuntu bimeze, ndayibona nkaba mfite akenda nambara imbere nkagira n'akitero. Dodosi nazavuga ni rero Dodosi nkeneye kuzameza kagakanzu kawe gafite akitero. Ati se karagukwira? Ati wenda twakagabanyaho cyangwa se ati ntabwo udoze. Ati ntabwo udoze. Yamita ngo impamvu kuko nashaka kuwugura. Yumubwira ati ntabwo udoze. Yumubwira ati ntabwo udoze, bitamubwira ati amafaranga yo kwidodesha ndayafite.
dodosi ukabinyemerera we ukama kwitora niko gafite akabazo ngiye nguhaye amafaranga ugiye kubikora kuko n'umwenda ni wawe ukamara kubikora warangiza wowe ukahita wifata ukama wa mwitero wonyine umpaye umwitero t-shirt ntayo mpaye yawe umpaye umwitero wonyine none se ko umpaye umwitero wonyine kandi igihe kikaba kigeze nkaba ngiye muri icyo kintu ndajyana umwitero wonyine hejuru mpambaye ubusa ukibaza ngo kuki nagiye kubitekereza nkabimusaba akabinyemerera kuki atawumpaye ikaba ikibazo nari mbona kubaza nagira ngo unsobanurire ku inshuti ya hafi n'inshuti ya nyayo. Inshuti ya nyayo wayibona gute cyangwa wayibonera mu byago cyangwa mu bibazo? Inshuti ya nyayo ya nshuti nyine dukorana duhuza mutakira tuganira akabimfashamo buri kintu cyose akabimfashamo buri kintu muganirije cyose akanyumva tukaganira aho nkosheje akanyegura ni umujyanama muri make. Ejo bundi hari ahantu narindi mu masaha yasanga kuko twebwe dukora amasaha ariyo yose kuri ibi ngibi by'indangamirwa sinzi nimba wabuze icyo ijambo indangamirwa urabizi? Ntabwo uzi indangamirwa. Indangamirwa ni abantu bishyize mu muryango mugari wo kuzaza cyangwa ibijyanye na loje byo waba ubizi. Loje ni ukuvuga ngo ni ahantu ugenda ukaba wahurira na sheri wawe cyangwa umuntu runaka wakuye aho aherereye warangiza mukagenda mukahaganirira ariko aho hantu haba hishyurwa. Ni ukuvuga ngo ejo mu masaha saa kenda gutyo saa 10 uko twebwe tuba tugenda dutahura inkuru hirya no hino twigeze kugera ahantu dusanga hari umugabo watahanye umuntu w'indangamirwa kandi ubwo ni inshuti babanye ahantu byitwa ko ari ubushuti. Nicyo nshaka kongera kukumvisha byitwa ko ari inshuti ariko bagiranye uwo mugabo yari yasinze ariko umusheri wiwe ari muzima nta nzoga yari yanyweye ariko byageze kuva wenda mu rugero kuva nka Nyabugogo kugera Karuma sinzi nimba abantu benshi barahazi ukarinda ukora urwo rugendo muri kuri moto motari yabatendetse ariko mugeze ahantu mugomba kuba mwataha wowe n'inshuti yawe nyuma ukamwigaruka ese ukaba n'ubushuti bikaba agashaka yamujyanye mu gace kaho uwo mugabo ahantu yarataha ariko iyo ndangamirwa uwo musheri wiwe ntabwo cyangwa banza ngo nagabona uburyo ahita ataha kuko yarazi ko agiye kurara aho hantu byabaye ngombwa ko umukobwa yikuramo amatiki urumva akishyurira uwo muntu. Ese ibyo ni ibiki biri kuba muri iki gihe? Ubwo ni ubushuti ukunze umuntu mukuye aho yarari umugejeje hafi nawe utaha ariko kuri finale uramwihindura. Hari n'ukundi kuntu cyonse cyo wenda njya mbona cyangwa se numva hanze ngiye mu kuba nkavugana nawe ukunje kugusura nkaza cyangwa se wambwira ati Delphine uze kuza tukidemera n'iyanjye nahagera nahagera nkasanga wamwujeho njye nk'ibiba ngombwa ko nishyurira ibyo navuga n'ubundi nayego ihangane sinzi abantu bari kukuvuga umuntu uri kukuvuga ubanza arimo ararya bya hatari uraba wihanganye aravuga ati Delphine ko twamubuze ubu ntiyagiye mu biganiro yagiye gutahura inkuru nk'umuntu wacu wo kuri utugezaho inkuru ya buri munsi. Byashoboka so nyine muri make urumva dodosi twahari gahunda ko ngiye kuza kureba ukabwira ati rero nshuti yanjye reba umuntu waka agatike aho ngaho nuza ndakakwishyura nta kibazo mfise iwanjye ni kwa bosi nta kibazo no ukagenda wamara kugerayo ukahita wenda mugihe munaganiriye munashoje yatike ukayibura yibuze mumaze kumubona muri kumwe cyangwa se ubundi buryo bwa kabiri ngiye nkafata itike yanjye urayakiriye itike yanjye ndaje
umumotari wenda ati yabwira ati wowe uhagarara ku muhanda w'ibuka amaze kukubona ahita ku muhanda w'ibuka sinibwo kumvugira ibintu diregite ukimara kumva namuvuye kuri moto isukuraho telefone kandi ubona nta n'indi tike mfite nari mfite yagezaga aho ngaho wari uzi ko aza kuguhereza telefone akaza kuguca ibyo bintu birakwiye koko icyo gihe ubukotoye byadanye ubu icyo gihe uhita ukora iki ugurisha fone wari ufite ugataha okay yes ariko ngiye kintu uzi muri iyi minsi tuzi ko abajyanye n'amakobwa ubu ngiye nta mukobwa nabwira ati ngwino nsuraze arabanza akambwira ati mbere na mbere banza umbitike ese ubundi ndamubwira ngo ngwino nsure ntazi ko ngomba kuguhereza itike muze kugira ubwenge nimba mubwiye ati ngwino nsure ndaguha itike ndaza no kuguriza iri gusubizayo deje mbere yo kujya guhaguruka fata itiki banza uvuge ati pesa ziri kwa warageze ukamwohereza akaza rero ubwo urumva iyo ukoze ubujiji ukifata uragiye kuri yawe ntabwo ibyo binabare kandi nawe ariko hari n'ibindi ibaze kuba wabana n'umuntu urumva muri abakobwa babiri mubana mu nzu imwe kandi ugasanga sheri wawe umuntu wari uje kugusura sibyo ahise abona murumuna wawe akaba ariho ibyo bintu byari byabaho Wenyibutsa ragano nzi umuntu yaje mu rugo amaze kuza mu rugo iwawe kwa Delphine ofisha abona murumuna wanjye simbizi ko yamubonye araje arambwira ariko ngo murumuna wawe turi murumuna wa Diego ati kabisa ati nare nyuma icyacecere kiri cya kabiri bwa kabiri yaroni haragaragara ubwaje arambwira ati ntabwo yamusanze bwa kabiri agarutse arambwira ati none se murumuna wawe cyakumenya ntiryaraje kureba cyane kuri murumuna wanjye urumva yahise akupfuka murumuna wawe wowe ahita aguta mu bishanga muri make niyo mpamvu nta murumuna wanjye nzabana nawe nta nubwo namugira umukozi hano cyane wanjye none se kubera iki kubera iyo gahunda akurusha ubwiza simbizi none akora ibyo utakora hatageze tuganire njyewe nubona murumuna wawe ubona ko umugabo wawe wenda ashobora kuba yamushaka akamwifuza muzamutunga iwawe naza no kugusura jyahita ataha bamuyandire hanze ariko bitari mu maso yawe ndetse dose tubwizanye ukuri uwo muhungu bwa kabiri agaruka ko bwa mbere yari yabonye murumuna wanjye bwa kabiri agaruka urumva yaraje kureba cyaraje kureba murumuna wanjye ariko mu gihe atazavuga ati se uwo murumuna wawe ari hehe kandi ariyo yambajije nyine ubwo yaraje kureba murumuna wanjye ubwo ntabwo uwo yari akwitaye icyo gihe yari yakubenze ubwo se urumva ariko ntabwo ari na byiza umusore nawe afata ahubwo hari n'ibindi bintu ukundanye n'umukobwa imyaka igeze muri 6 guys iyi ni inkuru nyinshi cyane ni story z'ibintu bikunda kubaho cyangwa binatubaho deja sibyo ni ibintu dukurura hirya no hino abantu bagera baduha amakuru nawe niba ushaka kuzaza uduhereza amakuru jya twandikira muri comment turakwandikira inbox tubiganireho hari indi nkuru yindi yo kuba umaranye n'umukobwa imyaka 7-20 sibyo uba umumaranye icyo gihe umwihishamo urugero tuvuge dose sibyo maranye n'umukobwa imyaka 6 ariko azi ko mu rugo biri mu rugo turi abakore twakishijwe twayewe duhora mu byumba reruya turayimbaza mbese muri make n'umwana wa papa azi ko ikintu cyanjye nkunda kunywa ni amazi na fanta yego nicyo kintu n'icyayi sibyo ni amata y'ibintu nk'ibi na juice nibyo bintu azi ko ariko ejo bundi ambonye nasinze ahise yumva ko mwatandukana ese kuki nimba ayo myaka yose mumara kuki yumva ko atagomba kuba yakwihanganira cyangwa yumve ko ari ibintu byagukita kuko urumva iyo myaka yose yego wowe umusinzi ariko warabimuhishaga ukamwereka ko nta nzoga ujya unywa ariko ikintu naje gusanga cyiza
imwereka agukundira icyo uri cyo, nimba upfa gukubita akabimenya ngo ni ibi, nimba ukunda inzoga amenye ngo unywa inzoga, nimba ukunda itabi, hari n'abakunda itabi. Njye nagize amahirwe yaba ari itabi yaba ari ibindi ntabwo mbiryaho, ariko ugasanga kuko unywa inzoga nicyo kintu kigiye gupfa. ariko ahubwo ejo bundi nabwo hari undi mukobwa nabonye naciye ahantu muceza Nyabugogo hariya, ubona umukobwa ari kuri moto n'itabi n'ukuri kunywa. Ese birabona birakwiye? Ibaze Adelphine official ukabona ari kunywa itabi. Muri itabi ribamo aba ari kwiringaza stress ese ntabwo umuntu yanywa amazi ntabwo bishira. Oya buriya hari ukuntu tumeze. Icyo kiganiro cy'itabi tuzakigarukaho neza, njye nkubwire inkuru n'imvano y'ibijyanye n'itabi n'uburyo abantu baba barikeneye cyane kuko bifite amakuru menshi cyane. Hari akandi karugero bavuga ngo buriya ngo umuntu yanywa amazi bigashira, akose ukibaza ni ibiki bishira, iyo umuntu anywa amazi ni ibiki bishira. Yari Dodose Kigali mu Rwanda kuri TikTok, ukaba uri kumwe na Adelphine official. Mugende mudukurikire kuri ibi biganiro tubazaniye, mwaramubonye ko twari tufite n'ibindi biri inyuma. Wowe ikintu uzaza ushaka kutubaza twandikira muri TikTok. Hari n'uwigeze kutubaza ati muzatuvugire ku bijyanye n'abashoferi ngo batwara mu modoka nabo barabambura. Reka icyo ngicyo naho gutaha tuzakizana. Ciao ciao, wari kumwe na Dodose Kigali Rwanda. Ciao ciao.